Iki kiganiro cyari gifite intego yo guhagarika no gukumira ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida cy'aba abanyeshuri biga muri groupe scolaire Rambura Garçon na groupe scolaire Rambura Fille biherereye mu murenge wa Rambura ho mu karere ka Nyabihu. Aha hakaba hibanzwe kubasobanurira uburyo umuntu ashobora kwandura agakoko gatera sida ndetse n'uburyo umuntu ashobora kuyirinda. Abanyeshuri bakaba bakanguriwe kutagira irari ry'ibintu, baharanira guhazwa na duke bafite mu rwego kwitandukanya na bashuga dadi ndetse na bashuga mami, dore ko babashuka maze ahanini bakabanduza agakoko gatera sida. Muri iki kiganiro aba banyeshuri bakaba nabo bashimangiye ko bafashe ingamba zo kwihesha agaciro, bima amatwi abashaka kubashukisha ibintu bagamije kubanduza agakoko gatera sida. Igisubizo natanga icyambere ni ukwihesha agaciro, tukamenya ko tutagomba kubeshwaho n'abashuga dadi, ahubwo ko tugomba kwiga kugira tuzabashe kwigura ibyo bado, arega natwe turashobora. Honorable Député Musabyemungu Anne Marie, umudepite mu ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko baharanira imibereho myiza y'abaturage n'iterambere, arakangurira ababyeyi hirya no hino mu gihugu kudatezuka ku nshingano zo guha uburere buboneye abana babo, cyane cyane bibanda ku kubaganiriza ku cyorezo cya sida gikomeje koreka imbaga y'abatuye isi. Nuko ababyeyi basubira ku byerekeranye n'uburere baha abana, kuko uko bigaragara nta burere buhagije abana babona bwo kugira ngo babe bakwirinda bihagije. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Bwana Sankuye Alexandre avuga ko nyuma yaho mu bigo bitandukanye biherereye muri aka karere hagaragariyemo ikibazo cy'inda zitateguwe mu banyeshuri, aka karere kafashe ingamba zo gukora ibikorwa nk'ibi byo kwegera abanyeshuri n'ababyeyi babo mu rwego rwo kubasobanurira byimbitse agakoko gatera sida. Uretse kandi no kwegera urubyiruko n'ababyeyi nabo ubwabo mu manama tuba twakoranye nabo mu midugudu, mu tugari, mu mirenge, naho tubibutsa iyi gahunda yo kwirinda agakoko gatera sida cyangwa se gukumira ubwandu bushya butera sida mu rubyiruko no mu babyeyi bose. Nyiramajyambere Christine ni umunyeshuri uhagarariye abandi muri groupe scolaire Rambura Fille, yatangarije radio na televiziyo by'u Rwanda ko we na bagenzi be nyuma y'iki kiganiro bahawe bafashe ingamba zo guhagarika ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida, barana gukora cyane ngo hatejo batazagira ubashuka akabajyana mu busambanyi yitwaje ko nta kintu bafite. Ariko icyambere nuko tugomba gukora cyane kugira duharanire kuba twabona ibintu tubikoreye tutabikuye ahandi. Ihuriro ry'abadepite bagize inteko ishinga amategeko baharanira imibereho myiza y'abaturage barajwe ishinga no kwita ku buzima bw'imyororokere, cyane cyane mu ngimbi no mu bangavu. Ubutumwa butandukanye bw'aba banyeshuri bakangurira uko bakwirinda sida n'uko bayirwanya ndetse bakaba bagizwe n'ubutumwa bahawe. Regis Umurengezi, Oremforo, Nyabihu.